ariko kuri iyi si nta kintu gitera umunezero nk'amafaranga. Inoti nazo ndazifite, ariko ndareba nkasanga muri iyi nzu yanjye hano kwa bosi hari ikintu mbuze. Irungu ni ryose, ariko nta kintu nzaburana amafaranga sha. Ndarenze inaha abantu bose baranzi. Kandebe ngira icyo nakora n'imari rungu. Kampamagare za nkumi zanjye ndebe ko zize duciringe, ndebe ko zarya no kuri aya mafaranga. Kera nifuzaga ko abantu byibura bazamera nkanjye, ahubwo kugira ngo bamere nkanjye, ahubwo ninjye wifuza kumera nkabo. Ibyo nifuzaga nkiri mutoya, ndebe ko iminsi irushaho kuza, ibibazo bigenda byiyongera buri munsi. Ndebera nka Jamaica, umuntu twakuranye tugakina tugatoba utwondo, ndebera afite amafaranga, abakobwa hirya no hino birwa bamurwanya. Gusa nzagera nk'Imana yanjye, ntabwo navutse nk'abandi, navutse 5 se nabyo nzabimenye, cyangwa ni 9 nk'abandi, simbizi. Ariko wenda niba ufite ibisubizo by'ibibazo byanjye. Bambwiraga ko nta kintu kiryoha nk'urukundo. Iyo umuntu ari mu rukundo ngo ibintu abisaba. None nta n'umukobwa wambaza izina, cyangwa ngiye ngo ndimubaze ngo nuko nta mafaranga afite. Ngo nta mafaranga mfite yo kubaha. Ariko cyokora ibyo ntibizangereho. Niyo nabona amafaranga, sinzabona amafaranga yo guha abakobwa. Akata ntago nabyivira, ntago nabivamo rwose. N'abandi bafite inka. Sima ni gute wangize gutya? Nta kintu na kimwe ngira habe na gato. Ubu nzajya mbona itungo ari uko nasuye abandi bantu. Nta kintu na kimwe nigirira. Hanze yahura ko ntacyo. Kuki koko kubona ibikoresho nabyo bingora ko. Teturutse muko. Turutse mu rugo. Ese ubwo uje naguhamagara? Nje kugusura nk'umuntu twabanye, twakoranye. Ibyo gusa. Nimba ari byo bikuzanye, uhaguruka ugende. Ntamenye ko mfite inote none ukoraje. Ninde sakubwira ko twebwe dukunda abantu birwa biyemera ngo bafite amafaranga kandi ntayo bafite. Ubwo ushatse kuvuga ko utankunda rero. Ibyo se ndabivuze. Ninde wakubwira? Uvuze iki? Hari umuntu wigeze akubwira yuko hari umuntu waremewe gukunda cyangwa gukundwa ku ngufu? Sinjye ukunze ekofedi. Nkande. Nanjye Jamaica umukire w'indo.
umubumbyi ubundi arira mu rujyo. ngo Ushaka ngo musubiriremo? Umubumbyi arira mu rujyo. ushatse kuvuga iki? Ni gute iwawe hasa gutya? Wasaba kose hamasa. Wicaye mu ntebe zanjye uranezerwa rero none utangiye kunyidoga hejuru. Ariko reka nkugire inama. Kambanze nkubwire. Kumva? Ngiye kukugira inama wenda uzanayigiye n'inshuti zawe. Na za nshuti zawe wirirwamo ngo ni zawe munyuze. Uri kumva? Ndakumva. Arabanza akareba ibyunguka. Uri kumva? Ndakumva. Fungura amatwi nkubwire. Umuntu arabanza akareba ibyunguka. Ndakumva. Ukabanza ugakora amazu neza y'ubucuruzi, kumva inzu nk'izindi zitubamo twe tuzikoranye ibindi byararangiye. Niyo mpamvu ureba buringi zaje fresh hano ari fresh. Nabyo birashoboka da. Yeje Amerika nzi ubwenge ijuru narigezemo rwose. Reba abajamu n'umugore babanye neza, ejo baraje bibyarira akana k'imico myiza. Ariko gusa ukuntu babanye bizakomeze pe cyane rwose. Gusa n'intangarugero muri aka gace, Imana yanjye uzanyibuka. Salama boss. Yana sawa kabisa. Wari umeze utera? Yana meze fresh. Ariko hari hashize igihe kinini sana. Ariko ni ntago ari cyane. Njye mbona utakiduha umwanya, ase ugiye mu biki koko? Iyo umuntu amaze kuzamura imyumvire ntago aba akiri muri ayo. Ariko ibyo ntago ari byo. Ntago yabikwiriye, urabizi twarareranwe turazamukana, ariko sindi mbona ugenda twicaho umunsi ku munsi. Ngewe rero buri amaze kuzamura imyumvire nahisemo kujya nkurikira ibifite inyuma. Ariko hari ikintu nshaka kumfasha. Nahambwira uyu munsi rwose ndashaka umbwire ibanga ukoresha, kuko mubona umunsi ku munsi ugenda uzamuka urushaho amazu menshi ibiki n'ibiki hirya no hino. Se nireba ngo ukoresha kandi nareba ya nzu yawe ubamo ntabwo ukiyitaho. Reka nkubwire my friend, buriya umuntu akurikira ibifite inyungu. Ijisho ntiriguha. Reba iyi ntebe, urabona hari imisego ifite, kandi buriya ari nkawe waba wumva gukora izi ntebe neza fresh ugashyiraho imisego ari byo bigufitiye inyungu. Cyokora byo twebwe ntabwo ari byo tureba. Reba nka ziya nzu zanjye 5 zo ku muhanda, ndazibona ziri urabona zikoreye amasuku neza ariko fresh. Urabona ko salo nayihoreye ntigeze nyipavo. Buriya ndashaka gushyiramo amakara ku buryo inzu imwe byibuze bazajya bampa 40,000 kandi ubona izindi ko bishyura 10. Ubundi ku buryo ku kwezi kumwe ngomba kuba mfitemo amafaranga ari hejuru y'150. Ukwezi kumwe 40,000? Ntabwo ari umwaka, ndabizi imyumvire yanyu iri hasi. Nahiriya nkazaba nyikora nyuma. Kumba mbese nuko bikorwa neza. Abantu rero benshi kuri iyi si ukuntu tubayeho dutekereza, twita ku bintu cyane bidafite akamaro, twizeye neza ko ari byo biratugirira inyungu mu minsi izaza. Nzababwire ngereze hera. Diva ariko iki cyana kirihera. Yo Umvira kuntu nk'ubwo bunyitabye. Nzanira amazi hano ngira ibyo nikora. Ngira iki mumagana. Nzanira amazi ari. Nzanira amazi ari. Mwagiye muvuga neza. Mwagiye uvuga neza. Aha, umusheri ngo nzanira amazi nyinshi. Mwagiye muyakoresha igihe neza. Nk'ubu igihe cyose watayanga yumbira ngo ntabwo baragiye kurasa. Igirya hanyinyoni se. Gasa n'ibyo ushatse kuvuga. Abivuga n'iki se ku kirunga? Nzanira amazi ushatse kuvuga. Diva. Umeze gute? Neza. Tampoco se ushaka. Diva kumva ko umeze gutuma namushikira umeze bite? Igira hino. Nta kibazo. Ntabwo mbona nashaka irameze ko bari gutongana. Naho twatongana. Wambwije ukuri. Ubundi ni ngombwa icyo mvuye mu byose mugimenye. Iba n'ukuri ni ngombwa. Umubyeyi agomba kumenya iby'abana byose. Sibyo? Kandi ugomba kubana neza na mushiki wawe. Mukabana mutuje mukaganira kandi mugahuza. Tubona ko mubanye na papa wanyu.
kuganira tugahuza tukabishyira ku murongo byose sibyo ugomba no kujya witwara neza kandi ukamubaha n'abakubaha sawa yakubwiraga iki none kandi umushyira amazi vuga cyane kuko muki yaramunye amazi ukamushyira Iba karame ndi kuvugana n'amanda kandi yora isi igeze kure mu ikoranabuhanga pe umuntu akoresha ikoranabuhanga ubu koko aba afite amakuru koko nanjye nabigezeho sinumvisha ukuntu umuntu ashobora kuvugana n'umuntu wo hanze barebana imbona nkubone areba ibyo ari gukora nabigezeho rwose isi iraryoshye irarenze si ukurenga ahubwo irahinguka Josepha ndakumva munyurwa ndabona warabigeze buranyereza bikagenda wanakanda ku gikuta bikaka neza rwose gusa nyine ibintu ni gahoro gahoro bigenda biza gahoro nawe uzabigeraho kandeba ko ku gikuta nkanda bikaka isuzumire urebe reka twabigezeho madamu ntambeshyara ubu ni nkanda biraka kandeba data we bazanye izuba mu nzu data we yewe mbora nza hano gukanda kuri ririya zuba kugira ngo ryake noneho ndakoresha amaboko abiri sha iri ni ikoso baranyemeje ndabibonye gusa sinzi pe ambwira ngo nabigera ariko hafi iminsi yaransize ayahumura ubundi se wigeze wiga nagarukiye mu wa kabiri ubundi se wadasubiye kwiga rega ikibazo si ukujya kwiga kubona ibikoresho nta byageze aho biranga burundu hakuna uko ngenzi gukora imirimo ndayizi ngewe uzi gukora tuba tubayifidura abuja tuwarete nta kibazo ariko bakuba arakara ndaza kubyigaho nzakubwira sawa umuntu afite ubushake burya byose birashoboka cya mbere ni ubushake yes azanshakira akazi Kamusi cyane haraninde abantu bose bigize abasazi bose umugemisha igihe ninde bakama antesha igihe ko numva agatima kandiyera aho rasi munyurwa uriya muntu nindera reka njye kureba arabatapfuye
musore ko ndeba ari munyurwara munyurwa munyurwa wabaye ute kuryamye hano ku nzira wabaye ute ngeze hariya hirya ndimo kuzamuka isereri biramfasha nyine ni nkatanu hano hepfo mpita nikubita hasi mpita niryamye isereri surashonje byakugendekeye biturwaye iki rero rero wa mubyeyi ubwo si wowe wicaye hano gatoya ntabwo nicara ariko mbanze ngo akantu wifubike hano hari agashati kanjye nari mfite ndabona imbeho yanakwishe dore n'ibisimba biri kukujyaho baba mbega umwana urakoze cyane rwose ntabwo agashati ubanze wambare akira agashati wambare dore wambaye agapira gacitse wanakonje babuja nagiye gukora ahantu ku ishansi sibyo kubera inzara nahise nsinzira nikubita hasi bahita banyirukana ni gute se umusore nkawe abura imbaraga bahise banyirukana ni ngo kubera ko nikubise hasi ngasinzirara nise wari warwaye iki kuko reba njyewe mfite imbaraga nise wagira imbaraga ukabura kunanirwa gukora umusore nkawe koko ufite imbaraga ese waryamye kuva ryari yambaye n'agashati keza rero karanambereye kamanze ngenda mfuwe urakoze cyane pe kumpa agashati mwana wanjye rero ngwino njye kureba icyo nkuramiza mwana wanjye rero ufite n'imbaraga igihugu gikeneye imbaraga zanyu mugakora amaboko mu mifuka mugakoresha imbaraga zanyu mukihaza mu biribwa urakoze cyane kugira inama mwana wanjye umva rero ushaka munyurwa buriya urabona rwa rugendo mperutsemo ibezariti ndakumva rwose wana hari ikintu ntakubwiye ndahuriyemo n'akaga twamaze gufata rutema ikirere tumaze gufata rutema ikirere ndakumva indege itangira kugira ibibazo indege yaje guhanuka aho naguye mbura umwuka maze kubura umwuka aho naje gukangukira nisanze mu bitaro ikintu ntakubwiye ni ikintu cyambabaje uzi ko iriya mpanuka nayo buriyemo igitsina ubu nta gitsina ufite pe ubu ni inkovu pe